se bigenze gute ko ndebe nawe reba bigenze gute se uri kurampamagara manu nzana nese waretse kwicara ese kumuzana mu bikemana ese ari kibazo niko ubu none se hari kibazo kurafata umuntu mu mashati ese so biteye ese nko mpamagara nzana hano mu cy'impuza mana we nagancika nono yaba ari gitanda baje kwa mama nase ugira iwawe kindi kona wamura none urashaka tuje kwa mama kugira iki nono numukazana ntwaye mama numukoze ntwaye iwacu n'igiki ntwaye iwacu n'umuki ngagiye kwerekana umugore sundi wo wamutunga iyo WhatsApp shoboye mu Rwanda original special no pirate nyindi nama mu rugamu yitagati kateswe Imana gadeno n'Rwanda muyaga metisi ametisi original nkuko nabyemeje kirenge ku muriro nagukura reka nkushimire wakoze subscribe kuri Gari 250 nawe utarayikora yikore kugira ngo bashe kubana natwe 5/5 we uri mu Burundi muri Amerika ndetse n'ahandi hose muri abagaciyo ntangere n'impere Burundi nimuzabigireho ikibazo nimuhira ni mu rugo nawe uri mu Rwanda muri Amerika Oman Canada n'ahandi hose reka nsuhuze ubitwa Gustave no muntu wanjye unganiriza buri munsi Gustave aho uri hose Imana ikomeze kuzigame Gustave aho uri hose uwo agaciro nangere reka mbwire n'abandi bose bakurikirana Kigali 250 ko muri abagaciro nawe wifuza kuvugisha mu Rundi kumusupportinga cese gukorana mu buryo mwe cese ubundi nimero yanjye niyo ngiyo iri muri screen isa aya magingo nicanye n'umukobwa mwiza cyane ndakeka bwa mbere mubonye kuri Kigali 250 ariko abamonye mu bibazo biraho bibazo runaka ariko ino saha yambwiye ngo none sinzanywe n'ibibazo ngo zimfite inkuru nziza ngo ibyo byateje ikibazo ngo byaraciyemo ese nivyo canke si ibyo mutera gatebe twicare kugira ngo turebe twumve gahunda yiwe yamuzanye nabonye amamagara arambwira ngo ndashaka dukora ikiganiro ndashaka kumuzana wa mutipe ibiki nibiki ubwo araje bisobanure byose ambwira impamvu ashaka ko tumuza uraho kaze kuri Kigali 250 murakoze umeze gute umeze fresh umeze neza ego so aho tuguheruka twakubonye ukuntu uri guteza akavuyo uri gufata umuntu mu muhanda ngo yagutwaye amafaranga n'ibiki gusa twagerageje kubihoya nubwo bitabashije kugenda neza ariko ino saha uri kumbwira ngo byaraciyemo yego mva byaciyemo byatari uraza kudufasha wongera akajwe niko hano hari urusaku namwe mutwihangane mwumva hari urusaku abakunzi bacu turana urusaku byaraciyemo neza so wamamagaye urambwira ngo ashaka ko mbahuza mutipe no namuhamagaye ubu ndakeka ari karaza kubera icyo ushaka ko mbahuza none ndashaka kumukora surprise nta kibazo na kimwe dufitanye surprise imeze gute none sasa umuntu wafasha mu muhanda kuriya ngo yarakwivye ugiye kumukora surprise imeze gute ndashaka kumusaba imbabazi yego ni ihe ko sasa wishinja waramukoreye ku buryo bwo kumusaba imbabazi namufashe mu muhanda nyine kandi byagezeho nyine aranyishyura ariko ntabwo twiyunze nshatse bamumbwira ati ariko nububwiye ko ari njye mushaka simbwiye ko ari umushaka haze nka surprise nta kibazo nanjye ntago nakumbwira gusa namuhamagaye nabwo ati ndashaka dukorana ikiganiro hari umuntu ugukeneye ariko araza ndakeka gusa je mfite ikibazo cy'amatsiko umuntu wamufashije mu mashati nka kuriya mu muhanda umuntu ibyawe nawe byabaye intambara nka kuriya kano kanya ukaba wifashe ngo ndashaka kumuzana nawe ngo byagena byarangiye gute mwaje kwihuza gute yarakwishuye canke mufite ubundi buryo mwiyunze ubusigaye muri abasheri oya yageze nyine aranyishyura nta kibazo ubu dufitanye urumva iyo umuntu wamukoreye ikosa ukuntu amutangiye mu muhanda namuteje abantu pe niyo mpamvu nari ndifuza kumusaba imbabazi niyo mpamvu naguhamagaye nyine kuki se uri umuntu w'umukobwa wifashe ufata umuntu mu muhanda ngo ntabwo urancika utanyishuye kandi uzi ko byanga byakunda buriya hari ikintu abantu tutazi umuntu nta mafaranga afite icyo wakora cyose nubwo wazana umupangu ngo ugiye kumutema ntabwo ayo mafaranga ahita aboneka ntayafise ariko nabwo ayifite ntabwo yakibwira ati mfite ideni wapi ariko mu gihe yambonye buriya yumvaga ko afite ideni oya impamvu uri kugwira uko buriya umuntu numubwira ati sasa ideni ryanjye rinyishura ukabona kubwiye ngo hoya niba ari byanya byo ideni ntayafite yo kukwishura nta kintu wakora ngo gituma ahita yabona yahita ava hisa arayanya arayaruka reka mubwe buri ibibazo byije ntacyo utabona buri bintu byose urabibona niyo mpamvu nawe yarebye ukumutangira avuga ati niduhura n'ahandi niko azabigenza niko gutayamarera ariko nyine ndashaka kumushimira sha nanjye araje ndebe nize ko na gift yamuzane kubera ko buriya yararakaye niba yarafite gahunda yo kukwishura ukaba waramufashe nka kuriya ukamuteza abantu mu muhanda yanakurakariye kandi cyane ubwo rero sinzi ikintu uri bumukorere kigatuma wenda yishima ni surprise reka zore ikindi umukorere nanawe nakikubwira tajyama ubwo ugira amatsiko yo kubibona mu kazi se byagenze gute waje gusubira ku kazi cyane nawe nawe karaboneka nango nasubiyemo nsigaye nkora kandi
ukora kameze gute wongera akajwi ndi kumva n'ahantu hari urusaku cyane nasubiye mu byo guseriva n'ubundi ariko aho nakoraga se ntikiri gukora ese ko nabonye wagira ngo umuyisilamu no gukora mu karizana birajyana ko mu idini rya isilamu ibyo bintu ntago mbizi abonye uba witangiye iki n'ibiki cyangwa ujijisha ni za style zo mwino misi jya mbona n'abajama mu kabari yambaye amakanzu ya isilamu nkibaza isi yarahindutse umuntu asigaye yambara isilamu akajya mu kabari yambaye neza no kanzu z'abayisilamu akajya mu kabari ugasanga karangwa na byeri nizo mpamvu mvuga ngo isi yarahindutse nawe kubyambara kwa kugira ngo style uberegwe nkuko ukunda iya myambaro y'abayisilamu cyangwa uriwe musanzwe ndiwe ariko nago bijyanye n'akazi unywa inzoga nago nzimo ni impamvu z'ubuzima z'akazi kuba wajya gukora mu kabari ese biraborohera kuba uri umuseriveri mu kabari nta nzoga unywa byashoboka birakorohera yego njye nkiri umwana kuko famiye yanjye yose n'abayisilamu bambwira ko no kujya mu kabari gukandagira byonyine ari haramu bitemewe kubera ajya amagaze y'inzoga yakugiyemo nawe uyinyweye ni nk'uko umuntu unywa itabi yawe kwicara iruhande agatumura umwotsi ukugiyemo nawe uba urinyweye kumurenza gute se umbwira ko wakora mu kabari ntibikubangamire kandi wirwana n'abantu ariko barazinywa ari uzifungura amagaze yose yazo yakwinjiramo oya njye ndumva atari uko nguko kubw'idini se ni inzoga wapi idini ku mutima yego ubwo ntuze kugerageza kumbesha ko wenda mu isilamu wiriwe pe ariko idini ni ikintu ku mutima ku buryo se wanywa inzoga ngo idini ku mutima cyese ukajya mu bintu bitandukanye n'ibyajyo ngo ni ku mutima ese tuvuge ko utaranywa inzoga yewe nazo ndanywa umuyisilamu ni kwa kunyine mpamwe yaranja ngo umuyisilamu ngo ibiki ugasanga hari abantu banywa amatabi hari abanywa amayoga kandi sitire n'abayisilamu banabikunda ariko ntabwo ubura uwanyawe ijana ku ijana uwanyawe ijana ku ijana agomba kubahiriza amategeko ya isilamu niyo bava ngo nta tabi banywa ntacyo banywa bava ngo nta nzoga banywa ntazo banywa ngo nugerageza kubinywa ntabwo uzabura uwanyawe ukagira ubuzima buzagucanga ukanazinywa ntabwo bwaba bwancanze icyo gihe nyine ngo hagiye bizagera naba ntandukanye na isilamu aka kanya umeze neza uri fresh ariko nyine hagiye nawe bizagera bikagucanga kubera ikibazo ko umeze neza ndi fresh utangiye kumbwira ngo nta nzoga unywa oya ntazonywa byanga byakunda nanjye si uko nahura n'ibibazo ndanabifite na byinshi cyane ariko nago ariyo solution y'ibibazo kuba wanywa inzoga cyese ukagira ibice n'ibiki okay teke kwinjira mu buzima bwanjye kwanze byo tunabire ahubwo se uwo muntu araza ryari wewe aramamagara nahagira ko namuhamagaye ariko araza nahagera ubwo arabimbwira gace twigana mu buzima busanzwe uyu mwaka wabonye gute no mwaka nawe utangiye neza utangiye neza kutangira neza ushatse kumbwira nuko we ntutangiye mfite amafaranga ndi muzima nta kibazo kimwe mfite ayahe mafaranga urayafite kapanya kwereka urayafite urumva nagize amahirwe baranyishyura urambwira yuko aka kanya nabikwereka urayafite ese wandangiye umukobwa ufite amafaranga uyemera ko tukikundanira umukobwa ufite amafaranga byemera ko ayafite tukikundanira akunze wa Kigali 250 niba akunze wa Kigali 250 niba harimo uyafite byemera ko ayafite anyandikire kuri WhatsApp twikundanire nyene buriya icyo udafite uzahashake umuntu mwakihuza ugifite wakoze se ukakishakira igihe tutakoze ese wibaza ngo hari umuntu utayashaka nta muntu udashaka amafaranga kubera ndetse hari umuntu utayashaka yego baba hari biyicare biturije ni ku giti cyawe n'igiti cy'umuntu yakora kugira ngo ayabone ku giti cyanjye ni ugukora nyine ni nk'iki kinini umuntu yakora kugira ngo abone kuko guhora twese turakora twarakoze kandi amafaranga twifuza kuyabona ariko buriya hari imikorere umuntu atabaho usuwari wese abasha guhita abona iyo mikorere sivyo nkanjye ushobora gusanga wenda nk'umuganize runaka umwuga kugira ngo nzabashe kuba nawe ukora biransaba ubushobozi ubushobozi ukaburenze ubwo mfite ntabwo nabona ako kanya musumva babona amafaranga nyine ntabwo nyine ibyo ndi kukubwira nayo mfite nyine kubera ko nta bushobozi umva byaragoranye agasuko se wisukisha umutwe n'akameze gute ko agahisha ni ibisanzwe biri aho ngaho hagati aho ngaho twarambiranye twahise twinjira mu kiganiro twigira mu buganiro utibwiye abakunzi bacu batabashije kumenya izina ryawe banyitaniye kwiza mushiki wabo ari uravuga uri kubabwira ubwira jewe muri kamera niyo bari nabyo biba bikenewe banyitaniye kwiza mushiki wabo ari mushiki wabo ari bande mushiki wabande mushiki wabande mfite abasaza banjye benshi
sinzi impamvu barinyise ariko nasanze nge mukobwa ufite wacu basaza aya ni basaza bawe bangahe 8 umunani ko numva bamukoze ka equipe mwatsinda mwatsindiye equipe mu Rwanda iri hasi mwatsinda gasogi niyo igize gasogi cyangwa kiyovu ni iri hasi iri hasi cyane pe mwatsinda kiyovu muneza mukora ka equipe nukuri kuki bakwise mushiki wabo ni wowe uvukana nabo bose nge mukobwa babyenge nyine ni wenyine yego okay mu uyu mwaka ushize ni ikihe kintu kibi wigeze guhura nacyo ku buryo kano kanya ugitekereza ukumva ko uriya mwaka aricyo kintu kibi wahuye nacyo kikakubabaza cyangwa se kikaguhangayikisha? uriya mwaka nagize ibyago byinshi naradwaye baranyiruka ni byinshi cyane nibyo dushaka ko dusobanurira kugira ngo tubyumve byose impamvu mbikubajije shaka kumva niba umubwira ati byatangiye ko byagezwe icyo kintu tucyumve cyose mu byumve ukomeze kureba muri kamera kugira ngo ubwire abantu naradwaye mara nk'amezi nkangahe wagwaye menshi cyane wagwaye iyihe ngo byagenze gute ndwara mara dushaka kuduha detail ya byose detail byose bitewe n'ukuntu ubukene bwe butangiye kumfata ubukene yego wagwaye ubukene narwaye ubukene cyane ariko hamwe handi ndifuza yuko basi nabona uwantoragura izo ndwara ko twese tuzihora na mukobwa yawe ntabwo arirwaye indwara y'ubukene naho ngo ndayirwaye icyayama cyayaguha mbona usa nkayo waherera uruhande se ugurishukura ko utaba umukire ngurisha urukweto nambara ngoko baba rwose nzaza gukonfirma nkusaba akazi nambaye ibirenge ngo kame so kunsaba akazi nzagusaba akazi nambaye ibirenge ukame nanjye ubwo ndi kugasaba noneho ngo byagoranye okay nago wakomeje kudukomeza dusobanurire ngo byagenze gute bike n'ibiki okay n'iki kibazo nagize uramujama nahuye nawe uri kubwira bari yerega nakubwira giye uri kubwira cameraman nabara abajama nuramujama nahuye nawe sibyo bikaba nka kuriya kanyirukanisha urumva ni yindi stress nagize mu mutwe wanjye urumva kubaho nakazugira kandi unakodesha urumva ni hatari mu buzima pe yarakwirukanishije se yego nakuntu boss ye kubona ko kanya hombye ngo mugumire muri kabari none se wirukanwa mu kazi uriya mutipe yari impamvu uriya mutipe ku mafaranga yari yagiye ateshuye cyane wirukanwe mu kazi hashize igihe byarabaye canke se byabaye imbere yaho uwo munsi biva navuze ngo byabaye imbere yaho ngo bakwirukana kandi nyuma yaho kwirukana ntibyakunda uwo munsi biva uwo munsi agenda atishyuye bambaje se undi ufite amafaranga yo kwishyura amafaranga yose yankwereye amwateka kandi ayo mfite oka kazura gahombye nyine nibyo ngibyo ufite amafaranga kwishyura y'abantu bamereye none se boss wawe ntabwo yumvikana ku buryo wari kumubwira ati basi uzayankate umushahara bamembaga ntabwo wari uri hasi cyane iyo bari batwaye nta 100 wakoreraga na 50 wese 100 ahako wakuraga nka kabiri mu cyumweru natabyuka saa 9 ngo naye saa 6 z'ijoro kuki nakwaje ibintu byaba baje none mwaka kambwira uriya muhungu rero kuri ibyo navyo numva bibabaje kurenza nibyo bibabaje cyane aho gutonda kazi saa 9 z'ijoro saa 9 z'ijoro za mu gitondo z'ijoro wajya ku kazi saa 9 z'ijoro ugataha saa ngapi saa 6 z'ijoro wagenda saa 9 saa 9 z'ijoro no munsi ugataha ejo saa 6 ngabyibaze nawe ubwo wakorera kangahe 30 ukoraga iki guserva byonyine ako ari ukuntu abakobwa bina biso mu kabare ashobora kujya korana mu kabare nta n'inyungu zindi akeneye nubwo batamuhemba ariko afite target yo kuzajya yihuza nabo bakiriya akabashuka akajyamana nabo bakamuha amafaranga cyese akabakura amafaranga mu buryo bumwe cyangwa isubundi ubwo nawe ni wakoraga ukazi ukora amafaranga make kandi ukora cyane ufite target y'ibyo ngibyo wapi kubera iki kwebyo nanga ari byanjye naho nk'umuntu wagakoze abantu babikora nk'uko nguko nigiki ubabona gute ho abajya ko gakora mu kabare bakora nkuko nguko mubwiye ariko umukobwa akora mu kabare adahembwa sino naho niba adahembwa ariko abafite intego y'ikintu ashaka akaza akabwira boss ati genza ajya ngufasha musevana iki nibiki mu gihe umukiriya nzaganira nawe akambara kagiye kunyishura nkajya kuryamana nawe nzahita ngenda neza biteze ikibazo wagakoranyira akabara atamuhemba inyungu akura harazo z'abakiriya buri muntu wese ajya gukora afite inyungu yabyo ariko nyine numvaga ko ayo bamemba n'ubundi anshimisha agushimisha yego okay nako abo bantu nk'abo ngabo ni giki wabavuga
babikora uko nguko ngabo so niba murakubwiye ngo ubuzima buragora cyane nyene ashobora kuba yaragiye gukora uko nguko ariko afite impamvu imwe oya ni kuko ubuzi bwarabuze pe kandi hari n'abakobwa tuzi mwe mu mihanda bicuruza wewe rero hakugira ngo ajye ku muhanda gutega ngo aricuruza abikorana ubwo bwenge ko yaguserevura umukiriya ugasangira ukanywa byeri nawe wenda ukamugurira mukaganira akakwigiraho umwana mwiza bikanagira umubwira ati ndaguhangaye dutahane ukahita yafata hari abakora uko nguko mu kabari niyo ugomba kubikora urabyemera ko babaho pe benshi cyane urabona amutipa ari kumamagaranye kahageze si wumva ese ubundi surprise mufitiye niye bana we kuki ubundi wambujije kuko wambujije ngo simubwire ko ari wowe ndashaka umutungura nyene kuki aya ni mushiki wabo ashobora kuza azi yuko ari njyewe nk'agatabuga turamuntu n'ubundi ibintu yankoreye mu muhanda ntabwo mbyishimiye amaze kukwishyura amafaranga yawe mwarongeye kuvugana wapipe yasagenda umva hose nyine umva ko mwatandukanye neza canke mwatandukanye nyine ako kanya kwishyuye muri kumwe yahoreje kuri telefone yarayamereje ataco mu ntoki yego yaguhaye mu ntoki ubonaga yagiye yishimye canke se yagiye arakaye cyane mpamvu nshaka kumushimira aka kanya kubera iki se yarakaye wari wongeye kumusanga mu rugo umufata mu mashati oya twahuriye mu muhanda kandi nawe yaribwirije ni nacyo namukunde ahubwo aribwirije yego yaribwirije araguhamagara ati ndashaka kukwishyura yego niyo mpamvu rero ni umwana mwiza ariko niba ari uko nguko ndashaka kumushimira pe kamerama wajya kumunyoborera mu tripe siko ndeba ari kumamagara ngo ageze ku muhanda kandi hano wa boro turi atahazi nukuri kameramani agiye kumuyobora muzane ubwo wambujije ndetse ntago okay niba wari uzi neza ko byanga byakunda amenye ko ari wowe ashobora kutaza ariko ukambwira ko yakwishyuye ideni ryawe kandi ashobora no kuhagira ahangaha akaba yakanga ikiganiro ko ubona ko ari wowe nta kibazo mufitanye ko nta kibazo dufitanye ntabwo yacyanga kandi umenye ko ari n'inshuti yawe reka ntabwo yagusuzugura ndamuzi yego n'inshuti yanjye kuko mfite byinshi nagiye nkora nawe by'amanuza filime zanjye yazikinyemwo nibutsa abantu gukurikirana Murundi TV niho zica kuri Murundi TV mu nteze imbere mu nyereke ko mu nkunda ni Murundi TV bundi muyizamure ndamuzi cyane ko naramukinishijemo ariko natunguwe no kubona ariko arafatwa mu mashati mu muhanda ngo yaribye nako ngo yarambuye ndabona yaje kamerama wadushakira agatebe nawe agahita yicara Murundi bimaze bite se watinze se bro muri kureba muza nyine hagarara bimaze bite cicara habaho iki none ese ibire by'amamari y'amata nese bigenze gute itonde mbabariza se yakwishyuye se nako ese yadufite rikewe se bigenze gute ko nawe reba bigenze gute se uri kurampamagara manu nzana nese waretse akicara kumuzana mu bikemana nese hari kiye kibazo niko ubu nyine se hari kibazo kuri afata umuntu mu mashati nese so biteye se mu mpamagara nzana no mu cy'impuza mana we nagancika nono kumenya wowe n'icyo kibazo muri kure ibyumweru byarashize ahantu hose waramborotse n'inzira yacagamo yaraziretse mbese suva ko ntagira ku isi none nagira mu ijoro wagira ngo baragufungiye he kurankorera umuzana uwo muntu kwamuzana uwo muntu kujya bigende gute we ese ibintu wamagariye niba unkuriye byina n'ibintu nanibereye mu cyo tuvuge ibintu bizima ahubwo amafaranga ngeri he bigusobanuriye gende kubona n'abantu ugende bisobanura nkaho urafasha uramamagaye ngo usanga hano ngo nkuzi n'umuntu ngago nese uyu niwe wampamagara yayombwira se karo basinga ngumara mu byanje nari ukagumayo nese sister okay wakicara muri kamera neza kugira ngo tubashe kuvuga nukureka mwicaye neza amagambo wambwiye n'ibyo ukoze ko mbona bidahura na gato ni kubera icyo bundi urabizi yo nkubwira yuko atanyishyuye umva ntabwo ari kumumamagara ndakuzi ntabwo ari kumumamagara nakoresheje ya systeme kugira umumamagara ko urakoze none se kutambira amafaranga yanjye ari he nese bimeze bite niyo gahunda utagende cara ngaho nta nese ubwo arirukana so nari umwana wo kwirukana kubera iki bundi wahisemo kumbesha umbwira ati mamagara umuntu kunuko kandi uzi ko ugiye kuburana nawe ese ungure kankubaza iyo nkubwira umuntu nari ndimo jewe wakitonze nkavuga kabanyamidani mutapfa no kuvuga kankubwira ndumva yuko nisikomera ko ibyumweru bibiri byagenze gute ceceka ubu se si byashize nyine niyo mpamvu nafashe systeme yo kwihamagarira ukaza ukabimbwira utamuhamagara kuri telefone se mu byivuganira kandi yaramborotse ahantu hose n'inzira nagaze iki sindi wari waragiye wari usigaye ujya kumutegera mu nzira ukamubura mwamubura
sabe meze bite se ko je narinze ngo byararangiye mukobwa twatangiye je mukobwa arambaga kuri telefone arambaye kangugwiza ukuri byose kugira ngo wenda atarije uza gushama ikosa arambwira ati yamujama je yaranyishuye neza ibintu byose ndashaka umumamagara nkazamushimira zo mpamvu nakuze ntago nakuzana abantu uzi ko mugiye guserera kandi nzi ko ibibazo byanyu bikirimo byagenze gute ntago wamwishuye byagenze gute Esabwiye ko namwishuye ntaramwishuye da mongana iki kintu cyagutsinda gute yavuze ngo yakwisha atara Ega bura bambuzi dufite system izabo Beyo ngubwira ko atanyishyure kumumamagarira cyangwa no kuza Uzi impamvu utamubwira ko ari njyewe uzi mubwira yuko ari njyewe ntago yari kuza Uraza kugerageza gufata kamikro hafi Nkaza Ngana byibaza ibimubwira Na telefone ye gutayizimya ahubwo Ko iki satari kuza Kuba mfite ideni nyine Ngambwira nawe ukene ufite umurango uhamagaye ideni umuntu agufite yava mu gihugu niri Igihe ufite rirahagije sabe nyine wowe nawe reka ndakugereho dasimenga ruhande rumwe sivyo ko kiwa muhaye indwi zibiri kandi uziko izo ndwi zibiri zo gutaya Kibazo umuntu nawe urabizi uri umuntu nawe nkuko uzi kuvuga ati ngiye gukora hari uje gukora ntibikundi ni jina mbwa iriya misi mvuga ngo amafaranga nzaba nayabonye ariko nawe kubo yisubigenza gutya sha ntaga ari fresh kuko nari nyitegura nyine mvuga ati kandi yarundarunde basi nzomugere mbere ufite ikintu wese reba nkubu nawe wisumumuza nawe nta kintu ufite none ubu nawe biragenda gute none se wabaye indwi zibiri ntago zirahera zihezeyo basi nk'imisi mike ni nk'imisi mike ndumva ni nk'imisi nk'itatu gutya canke ibiri zakwiye utarabona ubushobozi bwiye bwo kumuha utuntu twiwe wafashe wakoze iki waramuhamagaye aramubwira ati sasa ndabona ibintu byakunze aho wihanganye nyongera izindi zibiri cyitekerezo sagara gifite aho niho nakoresheje hose nigeze muhamagara kuko nawe urumva guhamagara umuntu bwenga indwi zibe ndaba nayabonye akibona phone yanjye gusa ahita yibaza ko amafaranga abonetse niyo mpamvu navuze ati reka mbe ntuje ninyabona Zamuhamagara namubwira ati ubwo wewe sanga hano tunasangira ndana na fana kubwitonze wagize kuko nagwaye igihe ukakihanganira none urebe nawe ibintu bihise bibarera bisumo neza nta n'igiciro cya 5 ofisi bise yahita bigenda gute none se sister reka ngira ikintu ndakwibariza kuki utagerageje uburyo wamuvugisha kugira ngo uze kumufata muri ubu buryo canke se kugira ngo utekereze kumbesha kugira ngo mbashe kubahuza igitekerezo wakivanye he Eze umuntu yakuborotse naho hose wamushaka nago wamubona Kana byibaza kandi niyo nshuti ye nziranye nayo Kamenye ko nawe ari ubwambe se watumye ncika none se ubwo uragira ngo ntagarije watumye gucika ariko kuko jewe yutamagaye ku muhanda se yari kugenda gikinye cyo nagomba gukora n'ikira naragikoze gusa yenda nawe yarakoze ikosa sibyo nawe yarakoze ikosa ryo kuba wenda yaragwaye igihe icyo gihe nikigira ikindi gitumbe asoza ibyo yiyemeje ibyo nikosa yakoze ibyo nanjye ndabyemera rwose ariko nawe ntabwo wakwiye kujya ufata umuntu nabi nk'uko nguko uri umuntu urabiza amafaranga ujya ashaka sibyo umuntu udafite ikintu aramutegereza Okay none se kankwaza kaye kumbwira ngo are kuyashaka n'urushinge yataye he kuyashakira he kano kanya usiri bwo kandi sabe iki wamubwira kano kanya kugira ngo ndabe yagurika ukigira mu kazi kawe iki nagushakira gajyari cengeki sha kari ibintu ibintu bayibaye Jesse ndiko navyumvisha nuko kabisa kintu namubwira ku kazi ajya ntuhaza kaya nago warahanyeretse se ahubwo kuba amazi ni warahanyeretse Yako ndibaza nawe akubwiye gusa ikintu namubwira nuko amafaranga yo ndiko ndashaka kandi ndashaka nivuye inyuma manje none sinana make ufite Shafite meshi nafite nka sensa ku mufuko zonya mbona zo ziri kuri telefone niko ibyo bintu ntago ari kuwakabikoze rwose wakakwiye kumvikana no muntu sibyo sabe nigiki wewe komeza umubwire nyene twumve niba arakora kugira mu kazi ibyo nagomba gukora byari ibyo ngibyo ko ntago ndiko gufatisha mbishaka byose niwe wabiteye urumva ikintu gusa namubwira nuko ikintu namwizeza ko nko muri iki cyumweru basi turimo n'ikindi kigiye kuza amafaranga ye bazaba yabonetse kuko no mundi kuvuga ngo arafatira hano gufata hano amafaranga naga yitaboneka wapi izo sensa ndakubwiye fitemo rero sensa ziki no munsi ntago ncika icyo nshaka na amafaranga warubizi neza niba gufata na amafaranga niba gufata na amafaranga najya ngagurisha bakama sensa okay no ndaguhe bite bihuriramo n'amafaranga ufitiye byose ukuremo hamenye n'amafaranga rero nibimureba cyangwa ndani yindi uri buhita unguranishiriza mingenda nambaye ibyo nago bindeba ndashaka bigende gute ndashaka amafaranga ariko kwishyuza ntago ari amahane kwishyuza no bwumvikana
ariko sije wamereye cyose ntabwo ukibuka ariko hano hose hari ubwumvikane ibintu byose birashoboka nuza n'amahane uno munsi nabuhari sicyo cyiza ubwo rero nimba cyabuhari reka twigumira hano buke bwire twibereye hano nta kibazo uwo mwanya nawe dufite turajya here ubwo turajya he urakuramo waba n'inkweto nta kibazo nazo turazikenera uretse nakira nuko wambwira gasita nkaguma muri ibyo ngibyo wawe mukobwa wagumya mwe wagumye mwandi wawe watujewe amafaranga nyine nyumva sibyo si wishimiye kumbwira ngo bahuze kuko tutari kuranyumva gufata umuntu kunguku niko kwishurwa se basi uzigiye kuyama yego ariko mbaye nyafise nabwo ari gutaka ubukene bwakwishe ngo ubawe yafite nyene wifata umuntu mu mashati nkuko nguko reka ndakwibariza mufate mu mapantaro yego uretse umukobwa reka twumvikane mufate mu mapantaro abakobwa barabakera umuntu yarabaganiriza bakumvikana ese gutusi umuntu ariko akubwira kuna arikashakira amafaranga kugira yaguhe yashakisha gute wewe bazi wayatahese ubundi noneho wewe toragura amafaranga igihe waziye mu muhanda waturaguye angahe nyatoragwa se ndi kuyashakisha wajana kuri mikoro utaje gushaka amafaranga si utumye bamuhamagara se reka nkwibarize ese ubundi iyo uri kurafata umuntu nkuko ujya utekereza ko ashobora kubera umugabo ejo bundi mu gihe uri inkumi ugafata umuntu mu mashati nkuko nguko ukamufata nyine umuntu mu mashingo nkuko nguko ujya utekereza ko uwo muntu uri kurafata nabo nkuko ashobora kubera umugabo hajya yambera umugabo nta kibazo reka mbe nkuramo tuno dukweto nabi hari ikibazo ubundi wowe uri mu bikimana ese wajanye bawe ushaka kunkura imyenda imbere ya kamera jewe amafaranga ushaka musi ndakubwiye ngo wambure ubundi ese uri gufata inkweto kujya bigende gute ujya kunywa inzoga se wafataga iki nafata inkweto system uretse ujya ujya hehe bamufashe se gwate aha uretse nyine ntago biri ngombwa kumufata uko nguko sibyo ahubwo mukwikumvikana byangombwa niya nabyo kumvikana igihe twumvikane cyarakemutse ese mbubaho nabyo kumvikana bashaka bigende gute wewe basi ngo ngire umwanzuro wawe ngufite sensa mu mufuka ubwo nazizi kuri telefone baraka telefone se urayigira ahubwo arapari 400 telefone urayigira nazizi ko akatavenye telefone se urayigira uzukumbisha ukuntu byagenda ndashaka ko tujya iwawe nako na wawe ugenda ashaka ko tujya iwanyu yaba ari igitanda baje kwa mama nase ugira iwawe none urashaka tujye kwa mama kugira iki none ni umukazana ntwaye mama ni umukozi ntwaye iwacu ni igiki ntwaye iwacu ni umuki ngagiye kwerekana umugore si undi wowe wamutunga tugende mfata ingwate iwanyu iwacu kwa ndetse mbega kwa mere kwa nyuko nyina handi se ni none warakubiswe n'umwe ushaka kuza gufata ibintu bya mere yego sema wo kujya ati nta kintu ngira muri ugiye gufata abanyinduru urashaka gufata urugi urashaka gufata urugi rw'umuhira aha nashaka byemere no nta kintu gihari urafata iki se inzu mubamo inzu tubamo ni ya leta ntago ari iyacu aha ikintu ubona ni iki nuko nyine wakomeza kwihangana uko nabivuze nihangana iki wowe nese tuyanganye ni biragenda gute ahubwo se twajya ukanyereka iwawe ntabwo byaba ari sawa mfashe n'wongera kumufata nkwereke yewe nkwereke mu rugo nkande se ubundi oya nkawe nkwereke mu rugo nkande mfate wowe none se nkwereke mu rugo nkande nkwereke mu rugo nkande azaze kwishyuza nza kwishyuza najya nkafata ingwate kazo zisigaye ingwate zo kwanditse ko mu rugo nta kintu cyanje kibaye aha gufata ibintu byo kwandika okay iyo umwana ariye nyina aramwishyura no munsi no nababyengira nabo ngira none yego sema uraja hero none uraziba cazwa aho ngaho ibintu byabereye mu kabare nivyo ushaka kugenda gushanga ababyeyi mu rugo kwe ibintu byabereye he mu rugo n'abasama ntabwo bazi ko nzoga by down uno mutse barabimenya ihangane rero barabimenya babimenyeshwa nani kutari ngo nawe kujyane ntabwo turi gutinda basi ngo tujyane urashaka bigende gutari kundi tujyande iwabo iwabo kwandeze n'abantu bakuze kandi bavuze ngo singiraho mbese mugiye nagiraho mba nakujyana nakubwiye ubakwanye ko ntabwo ugiraho ubanye nese uraza gufata ibintu byo kwamerewe ngo natabifata nyoko ni umva teje inuza bazagiye mu rugo rw'abayisilamu ngo umusore wanyu ngo yaje ngo inzoga ngo none ngo mugiye ko suko yangejejeho kare ukuntu mbigenza ko nakambaro kibara ko babimenya ahubwo bakanayimenya bose naye ntago nkujyanyeho rero muhira ntago nakujyanayo yego sema nawe uransigira ingwate ntago bibaho kabisa ubwo ni ibintu byo gutekeza ntago okay nari reka tubyihomereza amafaranga umfatire ikiganiro yego so kimfatire neza kiri kwivugisha ibyo nabirimo udatuma neka hasi ese urashaka inyuma amafaranga ukunakubita
Ega je ntuma bishobora kubaza n'amakamera nanagukwita kandi ngufite amafaranga. Yego sema. Uwo mfite amagi mu ntoki. Aneza abantu. Aguteza abantu se wabiteje. Kamera mage. Sabitejera. Waje kunywa. Ahaha. Ako kabona kwa nushaka ukagomeza ukabanika aho ngaho. Azi ko ukono yambeshe no musazi n'umunyabwenge. Sema ndekwa winyikoresha. Ntabwo narinzi ko afite zino gahunda kabisa. Umunyamakuru yazanye karumutse kirarire hano. Ega ndabona kumbona ashaka se reka twigumanire. Wowe nande tubigenze gute? Ndabona yuko ushaka yatwigumanire. Wamuritse akigendera canke se mukavyumvikana. Ibyo ndi kubyumva ngewe. W'ikintu n'ubwumve wetegereza. Ngiye ikintu ndi kumva ni ingwate. Si bigaragara. Ushaka ingwate yemwe none mw'ivyo ego. Nta telefone agira. Sawa. Ana mu rugo ngira. Iwanyu harahari. Harahari pe. Genda mu giti nk'inyona ariko. Aho tugenda watwereka ukuntu winanganika. Mu giti akona n'uko byose si ibiti. Sabe ma kuko ugire mu kazi. Reka nigendere mu kazi ibindi arabari hanga isisa sibyo. Ndagira ute? Nese uramufata ubundi bigende gute nangwate. Jiri kwijya wundi ni. Basigenda nkorera akazi basigiye nasigaye nicayana. Bakora igice karishyushye icazwa. Akonza Kigali 250 genda ubona ntago byoroshye cyane kandi kubona nta kimwe. Ariko se tuba bitangiye ubundi. Kare kose tutabeshye. Ndetse nkigira mu kazi. Kuko nakubwiye amafaranga ndiko yashakira ko muri zayabona. Ese n'urushinge. N'urushinge tugisoreza aha ngaha. Iza kuburi hano nta mafaranga. Aha witsakuriza mbabari cyo nshaka n'amafaranga. Uzumfashe tubaganirize ku ruhande.